Chris. Komera. Salam. Maze kuba ikibogari vipi? Shawa jyu byihora. Urabona usigaye waratse mwagurishije amasambu muraka yotangiye kuzumbira ngo ndi boga sinyabaki. Ibintu byakari by'ababyeyi n'ibyanjye. Ariko ko usigaye waratse mu rugo bagurisha gatungo ubyitirire ngewe. Si ibyo wanyuse. Barambyaye bankira hariya ngo nanjye nibeshe urumva nta cyanye mfite. Aho nge ntabwo ngeze nkawe. Yemve kugurisha boro zanjye hara hirya mu n'umugore. Agiye konjandi ku muhogo. Tugenda kugureka kagajya no hirya ahubwo. Nawe nari ngiye ndaretse. Gera ntabwo meze nkawe. Disanga ntara warikare. Umuntu twarikare gato. Kongo. Abarabye ngo none se. Kongo nahana. Tigo ntavuze. Seri. Ungati guze. Debye mani ngo ikije yambaye ikoshuru mani kapageje bano basi. Wamujya muturuka hirya zagapo. Aturuka mara zagapo. Seri. Kira badubwa ati mani gakuge. Wow. Mani turadiga yine. Bana manutse gato angurira akantu kuri alimentation. Naye mfite rambya turororo ntako ndi bugusige. Ati maruka nyine ngiye koreka aho bana baganje bari kari mu hasi kugeze muri site neza neza. Ndahabona mani. City. Tangira kumbaza ku makuru rero ya Shine mani. Ndamushushe wamupeti twiganye ni bumwe. Ndamubona Kim. Shada urashona. Dai nagari kibyibuka nuko twari duhuye nyine to nawe urabyibuka. Shani. Kim. Meze bite? My God. Amakuru y'imisi Kim. Meze neza. Amakuru. Baba we. Yambi. Shani umeze fresh. Twaburiwe. Twaraburanye bya hatari. Amakuru y'imisi. Shani andi makuru. Nongeye ndababona. Yesu solo. Amakuru ni meza. Amakuru yanyu. Amakuru ni meza cyane gusa. Uko nari narababuze. Duherukana dusoza secondaire aho ndababura akimaje ko twongeye kubona. Nese Shani kuva ryarise. Kuva ryari cyone. Ndabona imyaka myinshi igihe duherukana n'ikira cyane. Urabona ko ntwite. Naje twaje kurangiza amashuri. Ndahura no mu kipe nyine turakunda naje ndinda. Imyaka 5 ntago ari rangiye buriya na. Tuba tukuvuga hano na turimo tuzanye na bro. Hano twavugaga aho numva yambaza ngire ngo mbazire imyaka niba 6. Shani naramubuza. Naragushatse. Shani ndagushaka. Ngerageza gukora hirya no hino ngo mbone namba zawe. Tuvugaho namwe murangira ujyabana muri. Reka mbabwire pe mbabwije ukuri nanjye nakoze uko nshoboye kose ngerageza gushaka abanyeshuri twiganye. Cyane mbaza nimero zawe ariko sinazibona. Gusa ndishimye cyane ko twongeye guhura. Gusa sha ntimugire ngo ndacyari wawe. Yako be strong komera. Turahari inshuti zirahari abavandimwe hari yaka nicyo nizo nshingano zacu. Kim. Buri kimwe ukeneye. Uragifata bro. Wallahi ntago nkubeshye. Ubu noneho nanakicara nkamwe na gato. Ongera umpobere pe. Kururwa ntago rujya gusa. Shani, maze ni byiza. Shani, umeze neza? Cyiza kabisa. Ese Shani. Mu rugo nahagana usigaye utuye. Sigaye nuri hano imbere gato. Nyarutarama. Kuko nerekeye haratuntu ngiye kureba mu isoko. Nyarutarama ye kugeze ku kabuga. Aho ngaho. Hari kabuga kanyarutarama. Naho ngaho. Urahazi bro? Ndahazi kabuga. Hejuru mo gutujya kuri Kim hejuru. Naho ngaho. Okay. Shani. Tutararenga. Ongera umpe namba yawe basi. Seriye. Shyiramo namba yawe kabisa. Ugomba no kumva akantu ko ngena kugira ngo mubaza seriye. Uko byamera kose. Uze gufata kubasha. Seriye ntago nkobeshye, sibyo? Urabona ya maniga yacu harimo Fabrice. Mwese ndabashyira kuri kamari birane bari ndashaka ke. Shani. Wewe nayifite? Ngenda ifite. Yumva ndi naza guhamagara mu nyuma, sibyo? Imana ikurinde. Shani. Nyine komere to be strong kandi turi kumwe nawe. Amahirwe masa.
nari mfite icyaka cy'icyorezo mu kipe Shavyihorera ko shaka uyu muntu ajya uvuge ngo Chris urambyaye icyaka nari mfite bari wabona nk'abashoye ufite icyaka igiye ko babyita gutariye kuhira ku kibumbi shaka urunyire nanjye nigwere bari ibintu bikwijya n'ibiki suga kura neza nkumva mbere baranyisha gana ako kibintu bikeya biryoha amana yakoze nakanya nako uyu mugore nzi ko ari kumbeshya nakosha nakanya nako mugani nanjye Karisa ahangaha ndaharara umva turanywa buke sufite igihumbi kwa nyifite yose ndagifite rwose ntago cyabo reka ujya Chris ujye wemera ko ngukunda ngewe nagushi gusafuriya tunga Chris bite cyangwa ushije ibintu by'ibyibano ese ka teturuka by'ibyibano uzi ko baneje ingabe oya naniga mbesho ni iby'iwanyu none se niba yaguteje ingaro nyina guteje ingaro ry'umubwire ko none shatse kuvuga ko ndi kumwe ibijuro no cyane rwose Kamusha amasafuriya Ninda guteje ingaro twarakaniye ngwere bya ntacyo bintu Ninda guteje ingaro niga ngo niga niba mwana ahuye mu kaniga nibyo ntago bindeba yende mu ndisomera tugasome vuba ugataza gasanga kataranashiramo akaduteje tukamwe tukamaremo tutumize natandi tukanyenyere nta kibazo okay ndaza kuneza ndaza kureba nese yabwo n'iki kari njye wibyo amasafuriya yiwe gusa yakubwira icyo uri kunywa akantu nk'aka nawe nukwita umunywa basha ndagasoma uri kumva nawe naza munywe none wanyibukije ingeso yawe ya kera wajya kunyiba igiceri ukangurira irindazi mu giceri wanyibye ariko Kariso uranyibukije ugeze kumbwira senkani Shabya byararangiye reka tunywe umusuru tubirenze bimanuke mu ntu byibagiwe tugasome twe bazana kumva zana nakandi shaho ngaho tugasoma ahubwo vuga ntihagire undi muntu bagaho ntugire undi muntu gahereza kose twakwishyura tukanyenyere ewana ntihagire n'agasigara mu muheho nanza wumva ukuntu ariko ari akanya noneho bro wanjye urumva aragukumbuye Buni byitize mazi ameze fresh byataye yoza mbaza kimu nkangurane kimu Nizere ko ari hanze urumva aragukumbuye bimwe bitanasanzwe naramubwiye ko ni muri South Africa naramubwiye ahubwo yiteze ibintu bya danda wakintu ntabwo wabyumva ahubwo nyine nizo ngiye kumukorera yari muri rwose ari homo ndizera ko ari homo ikibazo gihari kabisa uko biri kose turagenda mu bintu uramubona se long time Kim Nones ntabwo wabyumva izo ntabwo igisi salama bro izo ntabwo igisi kabisa nose umuntu ukuzanye nini umva wini ni ukuzanye ni byeri umva ko bavuga nanjye mba nibereye kwa mukecuru nyine rekere umeze neza nyine ari nabona teshe ariko narakubuze urumva nagerageje no kubaza abajama bose tuziranye barambwira ati nta makuru yawe bafite hano nyine urabona tukirangiza umuntu agiye agenda ajya guhiga mu buryo butandukanye ariko ubu niwe arabizi kuko twaravuganaga yari afite nomero zanjye twaravuganaga kuri fone izo nizo narabuze nyine gusa ariko ibintu twaravuganaga ndabizi bro umva reka kwanza asudara ibyo mana ndashonje ariko nkambaza ibiryo ari mu rugo waje ukirebera ko niba byabonetse
siko mutajya muhinduka nose wagiye kwirebera hano si mu rugo ibyo gakera wowe ntari maransuza mujya muhinduka siko muri baba kugeza na none ibyo ba reka ngere undi uko urumva bimu kuvuga ngo abana kuba nkubonye nta bibi urumva mfite n'ibirori biri imbere rega mu bihe biri imbere mfite ibirori dore ndumva meze nabi ejo nawe nagiye gushyingira wa muhungu wawe twikiranaga Emi Emi yarashyingiwe n'urukara muremure mwicara ubu mu gitondo nibwo navuye nyine tu narayeyo ubu ngubu naje mu gitondo nta niwe munaniro ubona mfite tu reka yaho kwenda ndabona umeze neza ariko kuko n'ikindi gice nabwo utishimiye tu ntabwo meze neza urumva kahango vakaba karimo Shabye byararangiye tubirenza akagage birangiye. Ariko nubwo turi kukamwa. Sha. Niga duhuye. Ayo maso bayakugaburira shyushye yinjye imva. Ariko ntari. Uvuge ko twasangiye. Oya nta kibazo. Uzi impamvu namubwiye amwidera amasafuriya se? Aramwishyuraga. Yariye boro zanjye ngiye kwigira i Kigali uri kumva? Aranje atuma sha umushinga nafite kujya i Kigali sha ngoreka sha. Ibaza baranga umuntu bage umva bage y'ubwenge ndi wambara umugongo ewana. Umuntu abantu bose ugatamuka ari gutumbira gutyo. Aranje shara yindesha. Ibaza. None udusafurani twari guterera induru katse yose ya. Ikintu cyambaje se. Nabajwe nuko twapanga umushinga twawunogeje neza. None nkamize nk'iki cyarusha. Ibaza imyende gucikiyeho, undi akagombye kubura umuntu usengera injerekani ari apano tuturitiro. Ariko ntacyo bura ndacyamute akazandisha. Anasoma. Tugasome tugacurure bazane nakandi yewe zana nakandi ngewe karisaho nabereye sindanywa akagage nk'aka ngaka urabona ko nkiri Kristo awundi uzabona ko nkwembe shaka bisa ubaye umuntu w'umugabo barakwakije nimara gusinda ngenda gushimira acemera so cimira cyo ko nta gacupa wawe ngewe kariso ntabwo nakagura ariko byonyine story mfite muri ngewe mu mutwe ase kudasoma ngo meze nisomere ba baheze mu bagasa tugasome akujya nacunga kubuza aje gatoye no kutaduhuka Şerebitesi. Wakome. Ariko nta kazi nahise natashe ntinzi urabona wazajya icyo wamugore ariko shabaye rese bitanze biragenda ariko hanze ku kazi kanyu abana bizakumva sana nibabaza akazi mbega akazi karavunanye nimba ari akazi kane stress ariko shirika kamusobanukirwa akazi ugomba kugakunda gukunda akazi kuko niko kazatuma tubasha kugera ku iterambere twese sibyo yagashira akazi nawe ukanga pe akayihaza akazi uziko hari yabuze gatano yanjye kwitaye reka mubwire ugomba gukunda akazi sibyo reka akazi nawe ukanga oya urugo rwacu ugomba kugira gute kubona umuntu wunganira undi tugakora akazi sibyo vanga amafaranga uzajya ubona azajya dufasha nyine mu byose dukora sibyo niyo mpamvu rero ugomba gukora ukishimira sibyo ubona ugomba gukora neza aho utaranyibageza hari icyo kimwe utambwiye nta gusohoka ntabwo nibagiwe ngira mbese wabonye itarana ntabwo harigeza pe ndanagushimira ariko ubwo uraje umbwira ngo habaye heza kurushaho ndakuzi habaye heza kurushaho ahubwo naribagiwe kwemeje waranyemeje akakareka ambwiye ngo aha nzahitamo yewe tuzajya nzakujya sinabikwemereye se nabikwemereye gusa akondisiyo ko abantu bagomba kuba badahenze oya ntabwo ahenze urabizi ikibazo dufite cy'amafaranga muri uru rugo ugomba gushaka ahantu hajyanye n'iki n'ubushobozi dufite muri iyi minsi so bizi ibintu byo gusesagura dukeneye gutera imbere natwe tukaba sibyo
nta mpamvu yo gusesagura umunsi twasohotse sibyo se gusa urabona ahantu wajya hadakonsoma ni hehe oya reka icyo yikubwira gato ngo tugomba gushaka amafaranga tukakomeza kubera gutera imbere n'umuryango sibyo ariko nta mpamvu yo gusesagura bizi ko amafaranga iyo abonetse tugomba kugira ibyo akora sibyo ntabwo ari ubwo twasohotse sibyo nyine nta kibazo ariko nawe ntugakabye sibyo shira ntabwo ari ugukabya Kristo akimara urahanga nigarasha gukora ubwo bwatsi ubwo bwanwa bameze nk'ubwari wiki rega kirice urakica aho ngaho haguruka gicucu nese byagenze bitatari kumbi yasizoye niga wowe urimo umupfu muranuka nk'umupfu wiki urumva niga yasizoye umva arakwica buretse ahubwo wasanga ari hano inyuma mana wasanga ari hano inyuma nese sinajye kuvoma se musiza hari inyuma ese kuba nazanye amazi hari ikindi nibyo uburyo yasaze ndavuga ati reka nze nirukanka nze mbikubwire atatakwica ubwo bwanwa ntabwo uri buburarane wowe cyanya byose cyamahe umvira nkubwire mwana sibyo ihangano nguriza senyi sa ibinda byinshi Shiti yanjye ubujura bwawe ndabuze nkwe senyi sazanye asasubise ko turecho senyi suzi bigaje birimo cyakazanguriye akagaje nari nibageje kora umutwe uri suko ugira neza wigendere burakara akagaje wanguriye niko kagiye gutuma ubusongo nanze kuzana amazi nk'abandi bana ahubwo ubu wasanga ari hano hirya mana kira mana noneho ducemo banguka tugende
bimeze bite se? Sawa nayo mba numva ibintu byo mu nzu byangoye mba nibereye. Ibereye kuri kawe se? Yawa ni fresh. Gusa nta nubwo none hari aka kanya gato cyane. Ngiye kuba mbayeho busy kidogo sibyo? Ariko hari umusista ugiye kuza kundeba. Urumva? Rero we nagera hano mu rugo uramunyakirira. Nta kibazo ibyo ngibyo kubikora urabizi ko n'abandi byo bakira. Nta bindi ubwo nuvuga ngo nanjye urabona bibaye saa 6:20 muri minota 40 arabageze hano. Reka nanjye shyiremo ishyaka utuntu ngiye kujyamo mbikore fast then ndahita nizera ko ndi gusanga hano simbona se tubaye saa 6:20 ariko ngenda cyerwa iminota nk'icumi. Nta kibazo niyo waza nimugoroba nta kibazo arabagihe goze nimugoroba sha none se ubwo yabaje kundeba dareka ashyiremo ishyaka uko ndaje ntarebe maze bikore ntari sawa Chérie, Ready? Ndagiye none Sujya kanaseze. no Chérie ntugira ngo ndishimye ubu ngubu urumva ibintu ntazi umazimo iminsi buri munsi urarota uvuga amazina y'uduhungu ntazi numva ibiki ntazi baganza baki iwanyu mugiranya biki ku buryo ubu warangiza ukanantamuburirega nta n'isoni sanga izi guteka icyayi aho kugira utanakinkuri. Oya Chérie. no Chérie Naza kubyigaho neza. Oya inzozi nkazangiye ntabwo nzikunda uretse njye ku kazi please turabisubiramo ni nta kandi nona ndagushaka byute nanga amatiku yawe ngwino yego yagiye ngwino
ihute sawa nagomba kunyishyura byanze bikunze ase ko nshimye Kalisa mbaye senyi sa niga ko niduhura kama mbaye ari bwica umuntu ariko so ubundi umugaranyishyura ngahera apo reka ajye kuguza wa mugore sha amafaranga arayama ndamutera ndamwigisha uko nkoresha rwose arayama icyo Nizeri. ubundi buretse ganza mbabarira ibintu biri kumbaho Iki. nimba ari ubusazi Mbwira nyine. nimba ari ibiki uzi ko naraye ngurose mubiri by'ijoro Oye. Panze mbwira. Karakwica.